Nshuti muvandimwe ndagarutse ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe, mbasuhuje mbifuriza imigisha y'Imana kugira ngo mwese aho muri hirya no hino ibashe kubasesekaraho. Nk'uko mubizere nk'uko mubimenyereye ndi Hakizimana Uziyeri musanzwe mubona mwumva kuri screen zanyu za telefone. Niyo mpamvu kano kanya nje kugira tubashe kuganira, tubashe kungurana ibitekerezo, tubashe kubagezaho amakuru yo hirya no hino arimo aravugwa hirya no hino, by'umwihariko mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, aho hari amakorali abasha kuririmba neza maze ubundi akabasha kwigarurira imitima ya benshi, maze abaturarwanda ndetse no hirya y'igihugu cyacu bakabasha gukunda ayo makorali. Niyo mpamvu kano kanya rero urimo urankurikirana ndagusaba kugira ngo ukande subscribe ndetse ukore share ndetse wandike na comment kugira ngo ubashe kutwungura ibitekerezo, kuko mubaye mudahari ntabwo natwe twaba duhari. Niyo mpamvu kano kanya nicaye hano kugira ngo mbashe kubagezaho ibyiza ni abandi twabiteguriye, nimwe twabibateguriye kugira ngo mubashe kumva ubutumwa bwiza bunyuze mu ndirimbo. Niyo mpamvu kano kanya rero nje kugira ngo mbazanire korali nziza cyane, nziza korali dukunda ndetse buri muntu wese ubasha kuyumva rwose akumva ni korali nziza ibasha kuririmba neza, kandi uwo muntu nawe yayumva niyo bwaba ari ubwa mbere akahita ayikunda. Ni korali iyo nta yindi, ni korali Inyenyeri z'Ijuru. Iyo korali nta handi ibarizwa i Mahembe. Aho ngaho rero ni mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Mahembe, aho ni mu ntara y'ivugabutumwa ya Mahembe. Niyo mpamvu kano kanya rero nje kugira ngo mbazanire indirimbo zabo ndetse mwumve uko harimo ubutumwa bwiza ubasha kwigisha abantu binyuze mu ndirimbo. Ni ukuri niyo mpamvu kano kanya ngira ngo ubashe kuniza amaso ndetse ubashe no kuniza n'amatwi, ubashe kumva ubutumwa buri muri iyo ndirimbo. Haleluya, glory to God. Haleluya. Amen. Ibintu byose ni amahoro. Abantu bamenye Yesu. Natwigishije mutubwira ko ibintu ari amahoro, natwe tuguma mu munye. Reka mbabwire yuko rwose iyi korali ni korali iririmba ubuhanga buhanitse, ndetse ni korali iririmba ukumva isusurukira imitima ya benshi, kandi ukumva ubutumwa buri muri iyo ndirimbo kaza bukakora ku mitima. Ni korali ibasha kuririmba maze ubundi ikabasha gutanga ihumure, indirimbo ibasha kuba yaririmba ukumva rwose ni indirimbo iryoheye amatwi, ndetse ukabasha no kuba wagira n'amatsiko yo gukomeza kuyireba. Niyo mpamvu kano kanya nshobora no kukurarikira kugira ngo umuntu nyarukire kuri channel yabo handitseho Inyenyeri z'Ijuru, maze mukabasha kujya mukurikirana izo ndirimbo zose mubasha kuba mwumva, basha kubagezaho 5 kuri 5, kuko ni korali rwose iririmbana ubwenge bwinshi, ndetse nzagenda nabagezaho n'izindi ndirimbo zabo nyinshi bagiye babasha gushyira ku mugaragaro, indirimbo zirimo ubutumwa bwiza, zirimo inkuru za Yesu Kristo, zirimo ihumure rikomeye cyane, ndetse ziruhutse imitima y'abatenebutse, zikongera zikabasubizamo imbaraga, izi ndirimbo zikongera zikabateramo ibyiringiro ko Kristo ari umwami kandi ko Kristo ari n'umuneshi. Reka rero mukomeze mubashe mukomeze mwiyumvire ko ibintu ari amahoro, natwe tuguma mu munyenga w'ibintu n'amahoro, kuki mutigeze mutumenyesha ibibi ariko bizamera, none tukaba tugiye kurimbuka. Natwigishije mutubwira ko ibintu ari amahoro, natwe tuguma mu munyenga w'ibintu n'amahoro, kuki mutigeze mutumenyesha ibibi ariko bizamera, none tukaba tugiye kurimbuka. Benshi cyane mw'ibyo bihe bazitaka n'abashumba babo, bati kuki mutatubwira iby'ibi bihe. Abana bazitaka n'ababyeyi, ababyeyi nabo bibuko
bizaba ari igihe kibi giheruka. Mwatwigishije mwatwigishije mutubwira ko ibintu ari amahoro, natwe tuguma mu munyenga ibintu n'amahoro. Kuki mutigeze mutumenyesha ibibi ariko bizamera, none tukaba tugiye kurimbuka? Mwatwigishije mutubwira ko ibintu ari amahoro, ibintu n'amahoro. Kuki mutigeze mutumenyesha ibibi ariko bizamera, none tukaba tugiye kurimbuka? Mwatwigishije mutubwira ko ibintu ari amahoro, natwe tuguma mu munyenga w'ibintu n'amahoro. Kuki mutigeze mutumenyesha ibibi ariko bizamera, none tukaba tugiye kurimbuka? Icyo gihe namuhuza uzaba kiboneka wo guhuza abantu n'Imana. Byajwi byiza ntigira umuyaga kwihana. muvandimwe rwose reka mbabwire n'ukuri iyi ndirimbo ni nziza kandi iyi ndirimbo irashimishije cyane. iyi ndirimbo reka mbabwire korali inyenyeri z'ijuru ni korali ibasha kuririmba rwose maze ikiga ku mitima ya benshi. niba ngira ngo ndabeshya andika muri komenti umbwira ati wowe uziyeri uratubeshya kubera ko ibyo tubwiye ntabwo ari ukuri. reka mbabwize ukuri ko iyi korali rwose ni korali ibasha kuririmba mbega abantu bakabasha kuba bayikunda, yo ikabasha koherereza ubutumwa bwiza, ikabasha kwamamaza ubutumwa bwiza. niyo mpamvu nanjye nje kugira ngo tubashe gufatanya umurimo mbega aho ubutumwa bwiza butari bwagera bubashe kuba bwahagera, kugira ngo Yesu Kristo agaruke ajyane intoreze. niyo mpamvu kano kanya murarikiye kugira ngo ujye ukurikirana indirimbo, kuko indirimbo ni nziza kandi umuntu uririmba ndakubwije ukuri ntabwo yagira iminkanyari nta nubwo apfa no gusaza. niyo mpamvu kano kanya murarikiye kugira ngo ujye ubasha gukurikirana indirimbo umunsi ku munsi, kandi wirarikira kugira ngo byibuze nimba hari na korali ukunda ufite nk'indirimbo zabo ujye ubasha kuziririmba kugira ngo byibuze umutima wawe wumve unezerewe. kuko nta handi hantu dushobora gukura ibyishimo muri Yesu reka kuririmbira umwami Yesu, naho hari kumurika niba hari n'ibyishimo. niyo mpamvu kano kanya murarikiye kugira ngo nawe ujye ubasha aho wicaye hose ujye ubasha kuririmba rwose, ukaririmba ukumva uranezerewe. reka muneze mwiyumviye indirimbo ari nziza cyane. Imbabazi kuri njye zikindimo, uramu umubare w'abarimbuka maze ndimu w'abakiranuka. Iherezo ry'uru rugendo tuzabane. Ndaje mwami nkumiraye ikenewe ko nemerwa. Imbabazi kuri njye zikindimo, uramu umubare w'abarimbuka maze ndimu w'abakiranuka. Iherezo ry'uru rugendo tuzabane. mwayumvishe rero nta yindi ni korali inyenyeri z'ijuru y'Imahembe, ibarizwa Imahembe rwose ku itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rya Mahembe. urumva ko imaze rwose kutugezaho indirimbo nziza kandi indirimbo ikora ku mitima ya benshi, indirimbo itanga ihumure, indirimbo isusurutsa imitima ya benshi, ukumva imitima rwose uraruhutse, ukumva umutima urishimye, ukumva umutima uranezerewe. kandi nta handi rwose dushobora gukura igihumure ni mu ijuru, niho honyine hari ihumure, nta handi hantu hashobora kuba hari ihumure. niyo mpamvu kano kanya rwose nk'uko ndimo ndabivuga nkomeza mbivuga, wowe ukurikirana cyane Hakizimana Uziyeri, niyo mpamvu kano kanya mu mwuga ati rwose aho uzaba uri hose ujye utera indirimbo rwose uririmbira Imana, kuko rwose buriya
niyo mugabane ukomeye cyane wo kuririmba, kuko no mu ijuru tuzaririmbirayo rwose. Niyo mpamvu murarikira kugira ngo no mu isi rero uba witoza kuririmba kugira ngo byibuze tuzabane no mu bwami bwo mu ijuru turimo turaririmbira Uwiteka. Ibyo nibyo mbasabira nanjye nisabira rwose mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu rero kano kanya tugiye kujya tubagezaho ibiganiro rwose nk'uko twabibabwiye kandi twabibamenyesheje. Ubu tugiye kujya tubagezaho ibiganiro, tugenda tunyaruke hirya no hino, tugenda tubashakira amakorari rwose meza mukunda, abasha kuririmba imitima ya benshi, ikigarura imitima ya benshi. Niyo mpamvu rero kano kanya mari ku bwawe kugira ngo tubashe kujya tubana umunsi ku munsi, kugira ngo tujye tubasha kubana kumva inkuru nziza ya Yesu binyuze mu ndirimbo. Niyo mpamvu rero kano kanya rwose inkunga nagusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kugira ngo ibyo nzajya nshyiraho byose ujye tubasha kubibonera ku gihe bitaguciyeho rwose. Niyo mpamvu ndabakunda, muri abavandimwe beza, nagira ngo nongere nsuhuze abantu bose bari iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse n'abo mu majyepfo n'abo mu majyaruguru, ndetse n'abari hano mu mujyi wa Kigali, nabo ndabasuhuje amahoro y'Imana abane nabo. Niyo mpamvu rero kano kanya nagira ngo mbaseze bavuga ati naho ubutaha, bye bye. Ni umukunzi wanyu Hakizimana Uzziel.